uri umusore nawe ugiye ngo ndishoraho amafaranga nitukuze ibyo kwitukuza mujye mubirekera abaprofete bashaka kugira kuko nabo birabinjiriza n'igishoro donc iyo yamaze kwitukuza abanyarwanda baramuhabuka nyine bamufata nk'umuntu wa danje bavuze ko impamvu bahagaritse ari impamvu y'ubukungu bavuga ko bahagaritse abantu bafite insengero za nje nabibonye amabaro ataranasohoka cyase bitarajya media kubera ko inama ikiri kuba yabereye kuri Zoom yabyemeje ariko inama yabaye amabaro ngo yanditse wabinyandikiraga niko yambwiye ashobora kuba yarambeshye ariko niko yambwiye ati inama ukurikije ukuntu yahise abageraho waranditse yari yanditse aranasinye amezi 3 ya chômage technique ubwo nyine nta mushara ariko na contrat ntirangiye bwa ntago bashesha amasezerano nuko yasubika by'amezi 3 cyase nuko yego icyambere tubanze turebe ngo mbere ko bahari amabaruwa bari abarahembwaga si byose reba igihe bafungiye insengero bakabageze uyu munsi bakiyahembwa ubaje umupasiteri ngo ADPR hemba mu kwezi angahe kandi turisha ngahe at least ubu ufite iyo mibare wenda tudetaye tuni ntatwuzi yego njewe makuru nasanganye umumotari nuko ariko nta nubwo nzibagirwa yuko ubutumire ADPR yantumiyemo yanditse ngo Bwana Mutabazi Kabarira Maurice ndi Apostle Professor Mutabazi reba nk'urugero ngiye gutumira izaye nakandika ngo izaye niko nakandika ngo iki Hevra Pasteur kuki nge nabyandika bakabatakandika ibyanjye ibyo ni immigration nyine tutamenye impamvu yayo ni igitugu se ni colonization dinari mu mentioning mbwa Cardinal Kambanda we najya ku mentioning nyite Mutabazi ahantu tujye twagendanamo neza yego reka ariko nimuke akona ko mba nakaromaritse kwese tuba dutsinda mu izamu rimwe niyo mpamvu tuduhugurana umuntu turicara bambwira stories z'abarokore byibuza 15 ntazi shanga umwarimu ngo harya Kacyiru nguziko shanga umugabo aherutse kumukubita shanga tumusengere n'ukuri ngo tumuzamure masengesho witubeshye kuri gushaka kumuzamura masengesho uri gushaka kumutikura uri gushaka kumuteza abantu uri gushaka kubyasasa kugira ngo igihugu cyose kibimenye uri kubari inkuru akava kuri uwo kandi maze kuvuga ngo tumusengere akabagiye ku wundi shanga aherutse kujya kubwiriza Karugira shanga babwiriza ijambo ngo ryane ryo muri Maraki ngo shanga ngo umushumba mukuru ngo yisamagara ngo kuri paruwasi ngo bara ni gute umenya story z'abantu bose nta story nimusigaje uruzi yaba waramenye ukuntu kana kavuye ku ntoryi akabasigaye afite actros abantu bagombye kumenya ADPR yishyura abashumba abapastor bayo cyangwa abakozi bayo muri rusange angahe mu kwezi yinjije angahe yego icyo gihe bakamenya ngo harya iyi nsengero bazifunze hagacamo amezi umwaka zifunze cyangwa se amezi 6 zifunze ikishyura nkaho zitafunze ese babashe kumenya zifunze amaturo yamanutse bingana iki finance za ADPR zirababwira ngo nimukomeza kwishyura pastor bose nkaho insengero zose zifunguye ntimuzarenza imyaka 3 mutaraba bankrupt finance zikabibwira gutyo ariko kabandi babibereye muri marketing na production bati umva atahubwo murekura amafaranga dukora biterana tibiri nango simati ndumva nuzuye kubera yuko ngewe ndashyira mu gaciro nk'umukozi w'Imana nk'umushumba nk'umuhanga nk'umutekereza w'ibintu binini ntago ndi bushyikira ikintu wowe uzanye gutyo kidatekerejwe gihanga ADPR ni yigire kuri leta nkuko mwashyizemo abadamu kandi ntekereza yuko inspiration wenda hari n'ukuntu yaba barabenspiye muri babandi 10,000 ntago muze Paulo we ni Imana yabavugishije ariko nanone bya 10,000 birimo leta bituma mureba wa mungana abagore barashoboye bituma nyine mu atranquer muri bata abagore barashoboye hari uburyo bumwe cyangwa ubundi babaye mwagize inspiration murebeye uburyo bikora hariye noneho rero RDF igira reserve force yego ikagira n'umuyobozi wa reserve kandi umuyobozi wa reserve ajya kuri Europe yego ADPR ni mushireho reserve yanyu n'umuyobozi wayo abe ari muri nyobozi cyangwa se ahandi hantu hafata ibyemezo yego ariko ari uyo muyobozi wa reserve anavuganira aba reserve kabiri reserve igiye gutyo ukabona amasoko yo mu bwubatsi bari kuyatabagura kabisa ni mu mihanda iyo reserve yanyu abo bashumba ni bavuga bati ibintu byose ADPR ifuruniswa gwera ku ikaramu urupapuro dushizeho ikigo kizajya kibiha ADPR yego muzajye mubaha priority
none ugasanga ba bantu ubwo basohotse muri ADPR ariko ADPR bakorera ubuvugizi bakabona ibintu by'ibisoko n'ibintu byo gucapa amabibiriya bakaba banakora n'icapiro mu Rwanda n'urugero noneho amacapiro yose muri Bible Society akajya yicira aho ngaho n'abadamu bakaba bafite ahantu bajya guhahira. ADPR nini nk'igihugu ariko ntago igira ibitekerezo binini nk'iby'igihugu ariko ADPR rero barekara kahita ijugunya bamwe bakajya kugerageza gufungura utwabo byakwanga niba abandi bagaruka hano ugasanga amabuye ari guterwa hirya no hino bakwiye bamwe. So nuwango ADPR igabanye kwitwara nk'idini itware nk'ubwami. Nk'urugero nimba ADPR idafite amashuri ushobora kwinjira mufite imyaka 8 12 ngo ayo mashuri yazajya avamo abayobora ADPR. Nimba ADPR ku rwego rwa regita ashobora kuyoborwa n'umuntu ufite doctora. Nimba ku rwego rw'ubuvugizi ku gihugu iyoborwa abantu basigaye bayisimburanwa muri no minsi bose ngo bize kuri Yerika. Neza ngo natekereza ubwo nyine mbabikoze bajya kubanza reba korali do Kigali ari isigaye itanga abantu bayobora Katolika mu Rwanda none ukavanamo na Cardinal Kamba ariko no Kambanda yarize agira doctora ya mbere abapadiri usanga afite doctora tubiri doctora na masters 3 kandi utarigeze umubura waramubonaga n'ubundi ari mu kazi aho ngaho. Christianity started in Israel as a relationship. When it went to Rome, it became a religion. Donc ubukristo bwatangiye muri Israeli ari isano byubatse mu buryo bw'isano busabane a relationship. No bigeze mu Baroma babigira idini a religion. Ako kantu noneho bigeze muri West mu Bwongereza prepress zo mu Bwongereza no muri Amerika bihinduka business. Hanyuma none bije muri Afrika it became spiritual. Riko makata shotekeri yamandako zere bonefa enima ikibazo gisigaye ni urafashijwe urumva yuko biba bigoye gusa byose arabikorera ineza abanyarwanda ikindi natwe ibyo ibigoramye tubigorore. Yego aho kugira ngo bavuge ibigoramye imihorera kare ahubwo ibigoramye tubigorore. Ku rundi ruhande ntiwe expecting muri president ko yasobanukirwa iby'umuhamagaro 100%. Yego nanone waba umugoye kandi ikindi w'icyo ashaka nuko ibyo byitwa amatorero bidatera ikibazo mu baturage aho kuba otherwise ejo twazahora n'umuntu wango sindi buture ngo president yavuze gutya. Nizere ko uri amahoro shuti muvandimwe wowe udahwema kudukurikira umunsi ku munsi mu biganiro byacu. Icyambere kora subscribe kugira ngo ujye ubona notification z'ibiganiro byacu. Kuri kamera ndi kumwe ndavuga professeri, ndavuga Reverend Pasiteri, Apotre, ariko umwana w'Imana ari kumwe n'umunyarwanda ariko w'Imana n'abanyarwanda mushumba umeze namwene so musangiye ibyago n'ubwami biri muri Kristo Yesu. Ndanenda amahoro ndashima Imana. Bayida wambaye neza Imana ibahe umugisha kwambara neza no umugisha ni byiza. Iyo ariko wabikoze bitasenye umutungo wawe. Yego utambaye mu ufite yose ngo uri kwambara kandi hari abantu babikora keretse ubikoze ubizi ko kuri wowe ari igishoro. Urugero hari abakobwa ubona kuri bo kwambara neza no gusa neza ari igishoro. Igishoro gishobora kuzamubyarira bimwe n'ibindi. Ntago mvuze wenda igishoro cyo bango bazamuha miliyoni 2 bagamije ibindi bitandukanye ariko ngo wambaye neza agaragara neza ushobora umukobwa ashobora gufata amafaranga 500 akorera akayambaramo yose simbi mubwiremo inama ariko avuga ati ni nyambaramo nkagura amavuta y'5 ushobora kuzabona umugabo uhagaze miliyari 3 kuri konte ye akanshyira mu rugo tugakora bibibi. Abonye inkuru y'akasa reba rero uri umusore nawe ukajya muri iyo mibare na yourself imenye uri umusore nawe ugiye ngo ndishoraho amafaranga nitukuze ibyo kwitukuza mujye mubirekera abaprofete bashaka kugira kuko nabo birabinjiriza n'igishoro. Donc iyo yamaze kwitukuza abanyarwanda baramuhabuka nyine bamufata nk'umuntu wa danje. Mu ruhande rumwe rero uyu muntu wibibara yuko ari kwangiza amafaranga kuko nyine biraza gutwattractinga abantu batandukanye kuri ministry ye. Simvuze ngo ndabishyigikiye ariko that's a reality. Yes, exactly.
ndakwakiriye. Nigeze kubona inkuru yaba yakasamutwe umwana w'umukobwa umwe avuga ati amafaranga nambaramo. Tukiri muri ibyo ngibyo reka mbanze namamaze. Ababishaka bazajye kuri channel yitwa Rwanda Rwejo TV bakore subscribe, tujye tuvuga ibintu byakasamutwe cyangwa se ibintu bibangama mu matwi y'abamwe na bamwe, ariko iyo ndi ku channel yanjye ndabivuga. Yego. Ni nk'urugero mu Rwanda ninjye muntu ngenyine usesengura indagu za Magayane uzabikinishe bene wanyu. Kubera yuko ni impimbano cyangwa se igice kimwe n'ikizima, ikindi gice baragitekinitse kubera yuko kugera kuri habyara ububona swate byabayeho, swate wenda ntibyabayeho, ariko reka tubare ko byaba byarabayeho. Ariko ku bantu bose bavuga hano imbere habyara bumvaga bifite precision zitabaho. Damu nabonye uba muri Canada w'umunyarwanda wagiye kwa Hubert Angel amuhagurutsa ati ko jyapa tuko mbona ufite umuntu witwa Mudenje ati yitwa Mudenge. Hubert Angel Mudenge yamwitaga Mudenje, yarinze arangiza kumanura amwita Mudenje. Amanura ibintu bifite precision ziteye ubwoba. Ati subira mu Rwanda ugenda ubabarire Mudenje wawe tukora umuhamagara Imana iguhamagariye. So none ariko nyine harimo mu precision ya danger. Nyuma baza kuzana utu story ngo twarwabujindirisha ibintu byo bimeze nk'iby'icyuka ngo abantu bazasuranamo muri politika, abantu barasuranamo no muri Amerika bari nabi. Elon Musk ni yahoze mu Democrat usari yimutse. Mark Zuckerberg nawe niyamaze kwimuka, niyamaze ko asupportinze Trump na censorship azivanyeho. So sometimes nyine ari ukuntu umuntu abigira. Ni nkuko mu buhanuzi ari ukuntu umuntu akwanga ngo Imana igwaye miliyoni 100 nkabibona ko abibwiwe n'Imana. Ngo Imana yambwiye ngo uzatufata miliyoni 50 tuzizana hano, nkahita mbona kabihimbye. Agende ni ubwenge ugarayakuriye araguturikije. So hari ukuntu abantu bajya bikora. So ariko bakore subscribe. Noneho ndashaka kugira ngo rero mbabwire nababwiye ko nzajya nkora utuganiro dukeya kubera ko ndi gutegura ingendo zijyanze kandi biri gukorwa. Ndahera mu Uganda nzakomereza Kenya, ariko ndashaka kuzakomereza no mu bindi bihugu bya Afrika kubera ko aho ngaho no kuzaba mpasubira nta n'ubwo bwa mbere nzaba mpagiye. Myaka dufite n'imike kandi Imana tubwiye kuzenguruka isi, so kubera ikikomeza kwizirika ku duhugu n'ubundi ushatse wanajyayo gutembera. Tugomba kuba abantu bagutse, we think out of the box, tukagerageza bya bindi abantu batekereza ko tutakora cyangwa tutashobora, ntitwisuzugure. Ariko hagati aho ngaho ndagira ngo mbabwire yuko hari societe yitwa Aba Construction Credit cyangwa se Aba Construction Credit Limited. Iyo ngiyo irakubwira ngo pay 5 years later. Shaka kubaka inzu wowe ngwino mukorane, ariko ibikoresho zabyigurira. Ariko mendevre ibintu byo bangu kubaka abenjeniyeri beza babikubakire bakubwira ati maze rero mu 5 years nyuma y'imyaka 5 uzishyura, ugire credit y'imicanga ni ya ferabeto, ugire no kugerekaho ni y'abafundi. Abafundi zaho bishyura nyuma y'imyaka 5. So aho ngaho rero igihe barabigukora turakubwira ngo turubaka ukishyura 5 years later. Produit ya kabiri turakubwira ngo turubaka ukazishyura ay'ubukode atangiye kwinjira. Produit ya gatatu turakubwira ngo erega wazana twishyura after bank loan, ariko se nawe ufite bank loan ya miliyoni 50, ariko uri kubona 50 bitavamo kandi abakozi bazagara miliyoni 10. Reka tukopize 10 z'abakozi maze nurangiza inzi maze kuzura uzishyure loan, maze loan nimara kurangira natwaye abakozi tuyakwishyuza. Hari cyo bitwaye? Nta kintu bitwaye. Product kandi ni byinshi ariko ndabisoma ntirukanga ndavuga ngo cyangwa se uzatwishyura y'ubukode kandi nabwo yatwishyure after the loan bank. Yego. Icyo nacyo turakigira, ariko ibyo byose turanza muri office tukabiganira. Cyatandwa ngo twishyure dushobora kutwishyura banka inzu ntuyihombe ikazongera kuba yawe 5 years later. Hari ukuntu banki za igashaka gutwara inzu yawe wagize nk'urugero umuntu ufite akazi ko ari umuntu ufite akazi ka miliyoni, banki nyine afite inzu yabahaye y'agaco ka 50, akazi baramwirukana, banki ibuza ubwishyu, inzu ititeza miliyoni 27. Nabimenye gute mushitwange niwe wari wayiguze? Aranga ati nge nuko mbaho bani nshuti n'aba manager bose ba Kigali. Ati inzu ya miliyoni 50 umuntu byamucanze ati nyishyura 22, ati ndangiza kwishyura nyuma y'amezi 5 bari kongereka miliyoni 40. Nganire n'ubujura
uwo ni umujura. Ubu nta bujura burimo, ahubwo siko n'ubujura ufatiranye umuntu mu kibazo neza izumu n'urundanuza. Hano rero twe dukora iki? Duhita dufata iyo banki za miliyoni za 27 tukazishyura, tukamara imyaka 5 natwe turimo tuyakamuramo, ariko icyitwa yawe, at least ibi cyitwa yawe. Ubundi bwo twayishyuza imyaka 10 ariko icyitwa yawe. Sinabonye n'abashinzwe bakubakiye airport ukatinda kubishyura bahita baza gato. Umuntu wese azajya twishyura, so ariko n'abashinzwe bahita bafata ibyambo bakabyishyuriza. Cya gatatu turavuga ngo dukora interior design na furnitures, ibyo nabyo byumva nyine ukagira uko bizishyurwa nyuma. Ukeneye interior design ya miliyoni 15 kandi utayafite, tukabikora twangiza tukaguha time. So ariko ni ibintu byacu tubikoramo kugira ngo abantu bataza kanwa n'intuza, ariko ndagira twinjire mu kiganiro ndabona ibintu nanditse ari byinshi. Cya 7 twishyura school fees, ukazishyura 5 years leta umwana yarangije ishuri, ariko nyine ubwo saduhingwa ateye inzu ye nyine ntacyo bitwaye, ariko aho kugira ngo nanone uko wiga ukuba warize kandi warize neza ishuri ryose ushaka, nushaka uzatuge kushaka kujya MIT, ariko so akaba afite inzu nyine nawe uracyo urabyumva nawe. Yego. 8 twishyura amajerwa, ukagenda ugacuruza tuguhagaze hejuru, nawe urabyumva. Gose ariko nazana imari agashana ukuri nabuza yo kwishyura umusoro, ngo nsore imari kandi abakiriya barayishaka, akajya muri za rambere zikakuzengereza. Ariko twebwe hari ukuntu tubikora bikagenda neza. 9 turavuga ngo iyo ufite imidite mu nzu yo tuyikuriramo ubuntu, iyo ni nko kwirukana dayimoni. Kandi iyo wishyuye cash arabantu bashaka kuza ko bategetse ishaka ufata ideni y'amafaranga nshaka kwishyura cash, icyo gihe tuguha fondation y'ubuntu, tukubakira turavuga ngo fata igice kimwe tugiye gukorera ku buntu. Umusakaro, kuzamura inkuta, fondation nikitamo ko tugikora ku buntu, kuko tuba dushaka kugira ngo dukorere abantu bacu neza. Iyi service ya 10 nayo yanyuma turangura imyaka ikiva mu butaka, suteye ibishyimbo si byazamutse bigipfumura ubutaka, wedite tiranga mubarane aho kugira ngo uvuge ngo urumva ngo ubusebe ngo umwana ave mu ishuri ngo urumva ngo ngende ngo ndahinze ngo ntegereje kuzasarura, cyase ngo urumva hari igihe tuba dushaka ibintu bigenda. Kandi tutiravuga ngo si ideni n'ubuvandimwe n'ubuntu buziturwa, nta mugeni w'ideni ubaho, abantu babizi mu bukwe. Ngibyo rero mugane inkwano nuko bigenda, ibindi nzaba mbibabwira ikindi gihe. Ariko nshatse na nahita nibasorema kubyo nababwiye nibyo byinshi. Ubundi misiyo ya back construction no guca ubunebwe n'ubushomeri n'agasuzuguro no kurinda abo bavandimwe gusazwa n'amadeni. Iyo niyo mission yacu, niyo muhamagaro ni Imana yadukizeho, kandi birajyana n'ikiganiro ndababwira. Kuko iyi business muri ibyo bihugu nshaka kugendamo igera inamfasha gusobanurira abakristo. How do you write a vision? Ni gute ubundi utekereza business fakuza kubanje gucuruza ayisigeze hariye byanga. So nsoza rero mvuga ngo abashaka kutwikoreza imitwaro yanyu ye n'amadeni yanyu muze gushaka contact muduha akazi, yewe nuko tubipa tukakwihamagarira mu cyubahiro tukugomba. Abashaka gushora muri Aba Construction Credit Limited namwe navuga ngo ndabakeje. Nimugacubangane, Yesu ni umwami, nta mwaka atera bamwemeye. Reka ntiyanabikwigiraho gutetereza abamwisunze, ni impossible. Iryo tangazo rirarangiye kandi riravuyeho riciyeho 0788309513. Tangazo rya kabiri, irya mbere ubundi riravuga ngo Yesu ni umwami, irya kabiri niryo mbabwiye, irya gatatu riravuga ngo igitabo cyasohotse cyitwa Prosperity Formula. Kabiri, abatinya imibare ntago harimo imibare myinshi, imibare iri ku gikobokobo honyine. Prosperity Formula x carré plus bx plus c égale 0. Kandi abantu busanga barabyibagiwe, ariko tuzareba mu byanditswe byera cyane cyane mu migani turebe icyo Salomo yabashe kugaragaza. Ngiye kuganira rero n'uyu mugabo n'umwanditsi w'ibitabo, mu pasteri, n'umugabo wamenyekanye cyane muri iki gihugu, mfite kandi gatabo mfite hano kavuga ngo Pike asimburwa na DNA ya Pike. N'ubwiro bukomeye ko ukashyize ku ruhande twivugire kuri Prosperity Formula. Yego. N'ubu n'ibindi bintu saka ko tuganiraho, kuko abantu baganira ntago bafata ikintu ngo bagifixe, ntago ari inama hano twajemo.
ndinginga umwuka w'Imana aze kuduha umwuka wo kungurana ubwenge niko Yesaya yanditse kuri Yesu aravuga ngo azaba afite umwuka wo kungurana ubwenge tugiye kuganira utavuga ko Paul abwiye Abefeso ati ndabasabira kugira ngo umwuka w'Imana ibahe umwuka w'ubwenge n'ishirirwa bituma tumenya ibyo twaherewe ubuntu yego ubundi abantu twagiye tuvuga isezerano rishya we cyangwa mubwiriza ngo Moridekayi kwirembo toka shitani wa tugeragereje ariko natwe ukatwinjiza mu isezerano rishya ko riryoha abantu babwiriza mu isezerano rishya mwakiyongeye mukabona abenshi mwaje mukadufasha abantu babwiriza ku ruhimbi nibagabanye kubwiriza ibitekerezo byabo ako kantu gasubiyemo preach the gospel mugabanye kubwiriza ibitekerezo byanyu ushobora kuba ufite ibitekerezo byiza ariko ni ibyawe nanjye mfite ibyanjye byibuza gerageza mu preaching icyo bita bwirize cyase kamwe ngo bwiriza ibyanditswe byera aha bibaye byiza nimbura navuga isaha buri minota 5 numvemo umurongo ariko hari icyo twita extrapolation uvuye ku murongo uhise ugiye utubwira utuntu twawe tw'udutekerezo twawe n'isaha yose nk'isaha yose usoje muvuga umuntu runaka ibintu runaka biwawe byose mutubwiriza ibintu byiza ariko se barabitubwiriza he kaduheranga ejo bunagize gutya mbonye ubuyobozi bukuru bw'itorero rya ADEPR abataba pasiteri tubaye tugize gute bamwe tugahita tugende mwe mwica amezi 3 gahunda izakurikiraho ubundi abusiri gusaba abakabwirije ibintu bizima ko nubundi nabo batari gutuma babwirizwa barabibwirizwa he babikora se ntibasobanuye cyangwa ibaruwa ntago wabasha kubona impamvu zitandukanye zatumye niyo mpamvu nicana ngo tuganire rega ntago ubwenge bwanyu bungana mushoboye oya turahera ariko kubifatika bihari ntago urakora speculation ku byanditswe n'umushumba cya kabiri nturi bunsabe kugira ngo ntavugira umushumba kandi twaricaranye tugasangira umuntu mwasangiye n'ijyango gikomeye ufite nuko ejo bundi rero bagize neza twarabibese tusangira nabo turaganira kandi duhuriye ku muri merega ntago turabanze ntabwo turaba rival yego oya nta dusinda mu izamurimo warubizi mbese ese ubujye bemera ko we nayizaye mutsinda mu izamurimo urabyemera ni rimwe mbajije iryo jambo urabyemera nibuka umupasiteri wabwiye abantu ati nimukongere kubaza abantu ngo Imana irabishoboye cyangwa ntibishoboye reka nkubaze urabyemera ko Imana ibishoboye cyangwa ntibishoboye ndaza gukora ubushakashatsi ariko bavuze ko impamvu bahagaritse ari impamvu y'ubukungu bavuga ko bahagaritse abantu bafite insengero njye nabibonye amabara ataranasohoka cyangwa se bitarajya media kubera ko inama ikiri kuba yabereye kuri Zoom yabyemeje ariko iyi nama yabaye amabara ngo yanditse wabinyandikiraga niko yambwiye ashobora kuba yarambeshye ariko niko yambwiye ati inama iri kuba kandi amabara waranditse aranasinye iki cyo tutazagitindaho si cyo cy'ingenzi cyane ntabwo ari cyo kivunanye buriya ntabwo ari cyo kivunanye oya mu mboni zawe nk'umusesenguzi ngo babahaye ibaruwa zibamenyesha chômage technique y'amezi 3 yego muri HR cyangwa se muri ministeri y'abakozi ba leta cyangwa se n'abakozi muri rusange amategeko agenga umurimo ateganya iyo chômage technique y'amezi 3 ibyo mu by'umurimo biko bimeze ntago covid yaza ngo umare umwaka udakora uryamye mu rugo umukoresha nawe ngo aguhemba buri gihe byaterwa n'ubushobozi afite barabikora kubera ko ibihugu byabo bifite ubwo bushobozi ariko siko twe twari ibintu umukoresha ashobora ati amezi 3 ya chômage technique ubwo nyine nta mushahara ariko na contrat ntirangiye bura ntago bashesha amasezerano nuko yasubika by'amezi 3 cyangwa se nuko yego icyambere tubanze turebe ngo mbere ko bahari amabaruwa bari barahembwaga sibyo se reba igihe bafungiye insengero bakabageza uyu munsi bakiyahembwa umva icyo kintu ADEPR taragerageje nakitageze kabiri abapasiteri bo muri ADEPR cyo nabonye nuko ADEPR ntayo bazi nko kuvuga iki ubaje umupasiteri ngo ADEPR hemba mu kweza ngahe kandi turisha ngahe at least uba ufite iyo mibare wenda tudetaye tuni ntatwuzi yego ngewe amakuru nasanganye mu motari nuko mu cyumweru iturisha miliyoni 400 ubwo mu mwaka ni mu kwezi ni 1,200 barambeshye simbizi we wandike muri comment ayo muturisha kandi arabiza ngo ngo singo ubwo ibyo bintu nguzanye ni ikisi leta tubwira isoresha hari n'igihe ngo tuzasoresha miliyari 3 ngo trillion 3 ikazirenze hari n'igihe tuyango yayarengeje
ukuntu iyo Rwanda Revenue yaregeje imisoro ndamugani kabisa umucuruzi we buriya nawe byarenze bimanuka byanze kudaraho kuko muri hari principe ivuga ngo rien ne secret il y a le changement de compte cyangwa se muri chimie tuvuga ngo la transformation de la matière iyo nyine mwasoresheje nyine akarenga y'umwari mwarateganyije bivuze ngo hari umucuruzi nawe ibyo yarateganyije kugeraho biba byara mu gakaye k'imihigo aya hari ukuntu ari kuvuga ati mana ko mbona byemeye ko kiba byemeye none rero icyo gihe nge nakabaye mbona abapasiteri batubwira ngo buri ADPR mu kwezi ihemba nimba ibona amaturo ya miliyari na 200 kubera mutabibara nabonye pika dashaka kuzabibara difference ashaka kuzayisoresha ubwo rero byo kutabimenya nimushaka no gushaka ko tubivugaho ntacyo bifasha nta kintu bifasha byanze bikunze kandi ikindi abantu bagomba kuba honnête bakaba honest muri transparence yego ukavuga uti mu kwezi wenda n'urugero ihemba miliyoni 700 hagasigara 500 zikaba zakora muri ibi na biriya n'ibindi bikorwa bitandukanye nabonye bari kubaka ibitaro bizatwara miliyari 6 Imana ishimwe ko bitasakuje nka Dove ibitaro by'urumva muri kitabo rero nanditse reka ngusetse chapitre zirimo ndagaruka kuri ibyo twavugaga yego harimo chapitre 5 nyine z'uburyo ngo waba umukire n'umukire n'umutunzi icyo Bibiliya itanga nka formule ko umukire okay kuko Bibiliya nimba ari ikintu ikora itanga formule yo gukena igatanga niyo gukira hari nk'ahantu nangiye kubita Abaroma kandi ari imigani 16 aravuga ngo wa munyabitotsi we uzasinzira ugeze ryari guhenga n'ihenzure gatoya ni uhanye sinzi ko nabavuga ngo yihenyegure ngo noneho ngo ubukene buzagutera nk'umwambuzi ngo the poverty will strike you like a robber in the night ariko bivuze ngo aya magambo ari hano uyacuritse ugakora the opposite yabyo riches you will strike poverty like a robber none wowe ni uza striking a poverty ariko nukora the opposite nawe ubukene buzagustriking ko strike ija both directions aravuga ngo reba ngo sanga ikimonyo ukitegereze wige kandi umenye ubwenge haleluya nukuvuga ngo ikimonyo mwiki ngo ibintu cyagiye gutunda cyahashye hari umuntu wabwiye ku mu rusengero babwirije harya mutumwita nde wo mu rusengero nano hariya mu munono mumanza kwa Gitefano mu runana uriya muntu Bushombe no ni Bushombe baramubwirije ngo inyoni nizihinga ngo nizigira ngiki ngo ariko ngo nizibura ibyo kurya ngo kandi ngo Salomo ngo ntiyeze yambara nk'uburabyo none Bushombe yitabaza ngo ariko ngo inyoni ngo zirona ujye tubwira ngo inyoni nizihinga ariko unakotige ko zona kandi umuntu agiye kona urabiza aho birangirira yego muri zashokeye kwa Rwema hari abantu za muri rekura cyangwa muri kuru kwa hapo natinya hapo natinya noneho rero ariko naravuze ngo sanga imiswa ants ngo uyitegereze mu Kinyarwanda bavuze ibimonyo ngo wige kandi ugire ubwenge run and be wise aravuga ngo muki ibyo byazanye zibicamo kabiri half and half 50% zikabirya muki 50% zikazabikoresha mu itumba none iyo principe ikoze gute amafaranga yose ni injisha ko igitabo nacyanditse ushaka kukigura cyane mukigure birabareba nta nubwo mbitayeho cyane mutakigura nje nzabikira mu bikorwa ntera imbere nubaka amasosiyete kireho nande ntago icyo ari kibazo cyase bazantumira nibyo nzababwira kwigiye twababwire tubasimbukiriza ntacyo aba basimbutsa baracyahari bazabikora nuwango 50% yose ukayakora muri investment none warangiza ukabona gutanga icya 10 kuri ya 50 isigaye ku ijana no guspendinga mu rugo abantu bazasoma iki gitabo kizabafasha mu buryo bukomeye cyane ntago ari byo kigisha gusa kigisha n'uburyo wandika vision yawe uburyo ukora strategy kuko naje gusanga Imana ntago ihumugisha umuntu ihumugisha itorero reka tuve muri ibi ngibi ase bo murabishobora Imana datangiye kwitandukanya n'umwana Imana n'Imana umwuka wera yego kuko naba persona batatu badateye kimwe yego Imana data urabizi ko dukunda kusenga mu izina rya Yesu
maze rero nimba uri gusenga mu izina rya Yesu hari ikintu nshaka kukwibutsa. Nuko Yesu ntago ashobora guha umugisha umuntu. Yesu aha umugisha itorero. Niyo mpamvu yavuze ngo 2 cyangwa 3 yego nibahuza umutima ngo nzaza mbe hagati yabo muri bo. Buryo ibitorero riba ribaye 2 bari kumwe bahuje umutima, Yesu ahita aza bakaba 3 bagakora itorero. 2 cyangwa 3 yego. Ni wenda niyo nayo mpamvu abanyamerika babigize nka doctrine cyangwa se cult. Iyo Bill Gates agiye gutangira Microsoft ahita ashaka witwa Paul Allen bagatangirana, yapfuye muri 2017 ahari. Iyo Larry Page agiye gutangira ahita ashaka Sergey Brin. Iyo Mark Zuckerberg agiye gutangira ahita ashaka abantu bo muri abakope be bo muri Dorotora agahita avuga ati mwani muze mubabwire igitekerezo. Mu Rwanda ni umuntu agiye gutangira agatangira wenyine. No mu kugenda akaba ashaka kugenda wenyine. Nazajya kumva nkumva ngo hari umukire ngo ufite inzu ngo 200 ngo bari kumuraburiza. Wariye wenyine. Wariye kurya wenyine. Wariye wenyine wakirogojyo. Wariye wenyine ntibibaho, ntago byemewe ntibinabaho. Hari mu profete inshuti yanjye yashatse kugura Kigali Hate ariko ubu barayiguze. Mbere yo kuyigura yari yashatse kuyigereka. Baramubwira ati wewe nande? Njye nyine toka hapa. Ntago kandi yarayafite. Bashagamo $50,000,000 yarayafite mu profete inshuti yanjye rwose. Nuhani Kigali aba mu Kicukiro muri mujye mureka ibyo bintu byaje by'ubutiko mubona abakozi Imana bagize amafaranga mu gasakoza, ariko ntago abantu bashora amafaranga yabo, si cyo giti kibazo. Nayo mpamvu nanditse igitabo, ntago ngombwa ari ushora amafaranga yawe. Jesus blesses the church. Church bivuga iki? Ni ijambo ryaturutse mu Bagiriki, ntago ryaturutse kuri Yesu, ntiryanaturutse mu Baroma. Ijambo ecclesia. Typinga muri Google yawe wandikemo ngo ijambo ecclesia bisobanura iki? Baravuga ngo it is a political group of people. Babaga ari abantu 300 Abagiriki boherezaga mu gihugu bafashe bashaka gukoloniza, bakajyana umuco n'ibindi kugira ngo bahindure icyo gihugu gitangire kirye nkabo, cyambare nkabo, nkuko mu Rwanda mu mwambara nk'Ababirigi mugatekereza nk'Ababirigi n'amatiku y'Ababirigi y'Abawaro n'Abafarama yahindukiye Abatutsi n'Abahutu. Sinjye wabikoze ariko nibo babakolonije, byarangiye mwanduye indwara banduye. Yego. Uwakolonijwe n'Abongereza nawe usanga anywa icyayi 3 ku munsi. Every time is tea time. N'Abanyamerika bari bazakobeshye. Baracyafite igikoloni cy'Abongereza. Every time is tea time. Kuko umwongereza anywa tea 3 times a day. Niyo mpamvu usanga ntuzabanga barakore bagira amateremusi y'ibyayi bya hatari wapi ni umuco ufite ahantu ubuturuka kwigarukira. Nuwanga ecclesia Abaroma babigezemo bo barabinoza, barabantu 300 boherezaga mu gihugu. Uko urabona ibintu byo gutwara aba esclave byasimbujwe nuko ujya gukoraniza umuntu musanzi wabo. Yego. Agahinga icyayi atanywa, ikawa atanywa, agacukura amabuye, agakora ibintu byose 100% buri Abanyafrika dukora. Ntago tubikonsoma. Kabiri 86% y'ibiryo turya muri Afrika kamera ko biva hanze ya Afrika. Yego. Cyo ndacyemera ngiye 100%. Nukuvuga ngo nta nubwo bafunze imipaka, nta nubwo twarya. Ingano nyinshi tuzikura muri Ukraine. Niyo mpamvu muri Ukraine barwana ukabona byatubereye ikibazo. Bararwanira ku mutwe wawe kumbi naho ingano ziva n'ibindi. So tugaruke vuge ngo the church is 300 people. Ubundi nta nubwo byemeye. Twageze se mu kugabanya abashumbere ganda bajye bavangira. Buri umuntu agomba gushumbana na terenze 300. Nimba urusengero rimo abantu 200 ugomba kuba ufite abashumba 4, abapasiteri 4. Kuko umuntu ntaga Imana yamuhaye kuba yashumba birenze abantu 300. Ubu babeshye ko bashumba ari kubabwiriza. You are their preacher, not their pastor. Hari umubare we nta mutarenza kugomba kuzikuraho uburondwe. Ibyo byose rero ntago wambwiye ko ubikorera abantu 5,000. Uratubeshye. Cyokoze uri profete ubahanurira. Uko hanura n'abantu 300. Profete we na 500 yabihanurira. Yesu yahanuriraga abantu 10,000 bati mwicane n'abagaburira. Wenda bahanurira cyangwa ukabagaburira. Ariko yajya gushumba gacumba 12. Kabisa. Mu buryo buri pastorali yacumbaga 12. Arangije bakajya tuma 70. Reka tubare ko na 70 yarabashumbye.
arangije mu cyumba cyo hejuru ngo harimo iry'ibiri ariko ntabwo bari babaza abagore n'abana ubabaze nabo bari 300. Gideon ngo yatoranyije bangahe? 300. Urakoze. Ni byinshi biri muri iki gitabo rero. Hari n'ijambo Paul yavuze ngo nubwo mufite ababarera inzovu. Inzovu ni umubare wohe? Ibihumbi 10,000. Ngo nubwo mufite ababarera ibihumbi 10 inzovu. Ngo ariko ninjye mufite so umwe wo mu mwuka ni njyewe. Kandi urabizi ko nawe uri mu barwanya spiritual father. Icyo tutakijyamo ntabwo twaje no kugonganira ku byo tutemerana inyaho no kutujya. Ariko Paul arababwira ngo mufite so umwe ni njye wababyaje ubutumwa. Iri hame rero rizagufasha kuko uzamenya ngo Imana imaze kuguha vision irayifata ikayishyira mu rurimi nk'urw'abasirikare bavugamo iyo bari ku rugamba. Ururimi rurimo amakode. Papa Tango Chari. Noneho kugira ngo ukuremo ayo makode ngo kuko ikinezeza Uwiteka nuko akinga ibintu. Haleluya. Ngo ariko abami bakanezezwa no kubigenzura. Bivuze ngo iyo uguhaye vision irayikinga. Kugira ngo uyikingure bisaba 10,000 people. Bisaba abantu ibihumbi 10. Bisaba 10,000 success story. Bisaba kumenya abandi bantu ukuntu bageze aho Imana yakubwiye ko uzagera bageze ku bihumbi 10 ukabivangira mu gatwe kawe ukabikaraga ukabicugusa ngo mfite akantu k'agacupa k'amazi niko Imana bisobanuriye ari kunyereka Bishop TDX mwiyerekwa ari gucugusa ibintu guryo ngo wafashe bya zanzira abantu 10,000 baciyemo nibyo yanditse muri Yobu 18 ngo nayo itangira ryawe ryaba ritoya amaherezo wakunguka ariko ntago ryajamu muri bwiriza muri kudusimbutsa gusa ariko hirya yo gusimbuka kumwigisha hasi aranditse ngo soma amateka read history book and see the wisdom of the past will speak to you and the experience of others will teach you. Bivuze ngo ukeneye abantu ibihumbi 10 kumenya uburyo bakize. Urugero rwa mbere mwabarokoremwe ko muvuga ngo mwarakennye kankubaza ikindi kibazo cyoroshye uretse kubuzi imirongo yose yo muri Bibiliya wabuza abantu ibihumbi 10 muri quartier yiwanyu mu karere kiwanyu cyangwa se hirya no hino nibyo usoma kuri internet aho wabikura hose uko bakize ibihumbi 10 umutwe wawe ni computer ushaka kubika n'ibintu mu 800 cyane cyane n'umwadeperi ubwo niyo za industries uri kubyiga cyane cyane umwadeperi ngewe nzi ko umwadeperi wese mpuye nawe mba nzi ko azi stories z'abakristo ibihumbi 10 ariko nyine z'amatiku yo umva ukuntu byatangiye nagiye kubwiriza kuri adeperi ya reka mbivuge ko biciye imyaka myinshi nagiye kubwiriza kuri adeperi yo mu Gatenga ariko byari kera nkibigiriza muri adeperi rumba reba nkibwiriza muri adeperi uburyo byari kera noneho ariko nta nubwo nzibagirwa yuko ubutumire adeperi yantumiyemo yanditse ngo Bwana Mutabazi Kabarira Maurice ndi Apostle Professor Mutabazi. Reba nk'urugero ngiye gutumira Izayi nakandikaho ngo Izayi niko nakandika nakandikaho ngo iki Ivra Pasteur kuki nge nabyandikaho akabatakandikaho ibyanjye ibyo ni immigration nyine tutamenye impamvu yayo ni igitugu se ni colonization dinari mu mentioning mbwa Cardinal Kambanda we najya ku mentioning nyite Mutabazi ahantu tujye twagenda namo neza yego reka ariko nimuke akona ko mba nakaromaritse ariko ubwo mbibwiye PR n'umushiti wanjye utaha write the titles Apostle nimba udashaka kuyandikaho hasi wikandikaho ko dutumiye na Reverend Izayi nawe andikaho ko dutumiye na Izayi ubwo bibe bofu bibe nyine buryo anyway ntacyo bitwaye ibyo n'agaprotokole gatoya ngo bamenye ko mamutsinda mu izamu rimwe wa mungane twese tuba dutsinda mu izamu rimwe niyo mpamvu duhugurana twibukiranya kandi nta nubwo ari fight ya danger none hano umuntu turicara bambwira stories z'abarokore byibuza 15 ntazi shango mwarimu ngo harya Kacyiru nguzi ko ngo n'urugero ntanze ntago bavuze wa Kacyiru nyine random muri mfashe gutya nguzi ko shango umugabo aherutse kumukubita shango tumusengere n'ukuri ngo tumuzamure masengesho witubeshye kuri gushaka kumuzamura masengesho uri gushaka kumutikura uri gushaka kumuteza abantu uri gushaka kubyasasa kugira ngo igihugu cyose kibimenye uri kubari inkuru akava kuri uwo kandi maze kuvuga ngo tumusengere akabagiye ku wundi shanga yerutse kujya kubwiriza Karugira shanga babwiriza ijambo ngo ryane ryo muri Maraki ngo ngo umushumba mukuru ngo yisamagara ngo kuri paruwasi ngo
ni gute umenya story z'abantu bose nta story n'umusigaje uruzi yaba waramenye ukuntu kana kavuye ku ntoryi akaba asigaye afite actros uruzi yaba waramenye ukuntu akana kavuye ku gucuruza ibisheke akaba asigaye aranguza imyembe Tanzania kuko bya bintu nubimenya ku bantu 10,000 you have one father but 10,000 teachers ukabishyira mu mutwe wawe warangiza ugacugusa warangiza ugasenga warangiza ukiyiriza uzakamura mu iryo jambo ndi kuryerekwa nabonye Bishop TD Jakes afite igitabo cyanditse ijambo squeeze uzakamuramo inkamure y'igitekerezo ugiye kugenda ugashyira mu bikorwa nyabugogo cyangwa se mu gakiriro kikakuzamura mu mafaranga nawe ukaba umutunzi w'amafaranga kuko turi urubyaro rwa Aburahamu ntituri urubyaro rwa Ketura turi urubyaro rwa Sara nta nubwo turi urubyaro rwa Hagari kandi twaye bene Hagari Ishimayeli twabarwanye bene Aburahamu ni Isaka yari umukire Igera haleluya ngo nuko Isaka biba muri icyo gihugu cy'Igera muri uwo mwaka yezi biruta inshuro 100 uwo mugabo umukire agenda arushaho ageza abe yabereye umukire cyane akira kuba umukire cyane mu izina rya Yesu ndabyakiriye ariko byakire ikora kuri side y'umwuka none kuri side ya pratique iyi formule cyangwa se amahame ya Bibiliya ugomba kuyaplika kuki iki nkivuze nabajije Imana ndi kwandika igitabo kuko ngiye nkunda kubaza Imana ibyo abandi bantu bambajije cyane nanjye nibaza hari umukristo wanyandikira arambwira ngo ntanga icya 10 bihoraho maze imyaka 15 atariko no kwishyamiriza minerivare z'abana bijya binanira ndakora buri kwezi ati ndi umurokore ndakijwe nta byaha niyizimo icya 10 gitanga bihoraho ariko mubi nuwatirimuka akava ku rwego rumwe akajya ku rundi yego ndasenga mbibaza Imana no cyo cyo numva cyari gikomeye yego nese namubwira yuko itavuze ngo muzabingeragereshe muri ko ntakingura ijuru kandi benshi baraho ngaho ngo nzakingura ngo open the windows of heaven and pour out the blessing that you don't have enough room to take it ngo nzabaha umugisha mu rubura hano mu wushyira none senze Imana irambwira ngo iyo umuntu atanze icya 10 mfungura amadirishya y'ijuru ngo kandi mu madirishya y'ijuru ntago havamo cash havamo logos logos bisobanura expression of God's idea ngo muri ayo madirishya ndekuramo ibitekerezo byaguha amafaranga kandi menshi ngo ariko abantu benshi bamara gutanga icya 10 bakabloka ubwonko bwabo ntibatekereza biragatsindwa na Nyagasani kubona umuntu w'umurokore utanga icya 10 udafite viziyo yanditse biragatsindwa kabiri nimba uzi kutanga icya 10 neza hari ikintu Imana yakuvuzeho the father mu ishusho ya Paul irakubwiye ngo umwana wanjye uzajya urangura za Dubai iyo ni father iyo ni vision ariko ukeneye abigisha inzovu kugira ngo udevelop strategy kugira ngo bashe no gukora igitekerezo kijyanye Imana yakubwiye ngo uzarangura Dubai ariko ntiyakubwiye kuzaca nta nubwo yakubwiye kuzatangira nta nubwo yakubwiye amafaranga azava none ibi byose biragusaba kugira ngo ukoreshe bya 10,000 umwanya wo gutikura n'ubusutwa ntago urawubona kuko ukeneye gushyiramo hano ibintu by'uburyo abantu the wisdom of the past and the experience of others muri baba ni 10,000 genda ujye mu nganda hariya Masoro nimba yakwiye kuzarangura Dubai ugaragaze business plan ugaragaze business idea business card ubabwire ngo mu stock yanyu ngiye kwibacururiza nzajya mbishyura narangije gucuruza ngiye niko nkora batoyira twishyura cash tinge siko nkora twe muri company yacu tuverisa amafaranga twacuruje tukakura yacu twebwe muduha imari twayicuruza and then tukabazana amafaranga twayicuruje nese mwe kwibika muri store zanyu biramarira iki kubwira umuyobozi w'urwo ruganda wanarakaye iyo warakaye cyane kubera ikiri kuvuga uti aho tuzakandagira hazaba hacu haleluya kuko iyo nyenyeri kuriho uzabibwira abantu 30 uwa 31 azakubwira ati noneho atereka dutangiye twaye imari ya miliyoni 3 zonyine tuba testing turebe nurangiza icuruze wihuta umuzana amafaranga ye nimba Imana yo bikuvuzeho ntago uzacuruza ngo ubura abakiriye kabiri
n'Imana kuzeho gucuruza jya gucuruza abantu umurimo jya gucuruza abandi bantu umupropose kumucururiza atakwishyura ataguhemba ariko uzajya uvizira ibiryo saa sita ubiryeho abacuruzi bose ni bake bajya restaurant babazana ibiryo muri portamanje noneho azaromarika ko igihe amucuruje yinjiza menshi igihe we yicururije agahomba cyangwa akabura abakiriya azatangira rero kujya nakohereza kurangura nibyo byabaye kuri Yosefu ngo bamaye kuyobora kamwe babona kari kugenda mumuhe nakari akayobore ngo baza kumuha iby'urugo rwose muka Potifara ashaka no kumuha n'ibyanyira urugo byose ariko kuko ayo mavuta yo kuyobora yari amuriho ariko ntago yicaye ngo ahita ayobora Egiputa buri Imana iricara ikakubwira ngo uzaba wa kabiri kuri Farawo uzaba nka papa wa Farawo niko ngo Yosefu byaje kugenda ngo yari nka se kuri Farawo ni wari ushinzwe immigration economy ni wari ushinzwe mu gihugu nta muntu washinguraga ikirenge atabivuze nta waryaga atabivuze uyu Yosefu kugirana nawe ikibazo ubwo wawe gitagomenya kuzatinda harampaka birangiye so nihuse cyane wenda ngaruke kuri byandi twavugaga by'abashumba bahagaritswe dukeneye kumenya byinshi dukeneye abigisha cyane sinzi abashumba banyu ibibazo baba bafite nimba abashumba muzabwe abashumba banyu ngo mudakunda Apotre Mutabazi abarusha kwigisha ibyanditswe byera muzajye mu muhamagara atwigishe ubundi rwose inzangano mu mwanga zikomeze ariko yatwigishije kabiri nawe uri kunyumva wari tunajya avuga ngo sindukunde ngo cyane cyane yagiye muri politiko none se nge ninza kurumirwa nyuza nze gukora politike cyangwa kuvuga politike mujye mumenya ubwenge buriya nawe nimucuruza mu isoko abantu bose bakugura ntago ari ko bagukunda nta nubwo bakunda imico yawe nta nubwo bakunda ubusutwa bwawe n'ubutiko bwawe ariko niwe ufite umwembe mwiza araza akakwishyura ibyo bakeneye ibintu byo kuzushana ngo Mutabazi ngo sinkunda ntago ari ikibazo cy'uko udakunda I'm the only one ushobora gufata ijambo nkari kamura nkari guterekera nkari gutereka ugakuramo miliyoni 100 cyangwa 300 ubwo buntu bwawe Mutabazi wenyine mu Rwanda wimbwira ngo hari nabakana kana bakana kabo bakwigisha gusenga nimushaka kwiga gusenga shaka Julienne Kabanda nimba ushaka hari abandi ariko nimba ushaka kwiga icyo bita Bibiliya the scriptures nimba ushaka none by'umwihariko kugira ngo winjire mu iterambere hari umuntu wabisigiwe yitwa Apostle Professor Mutabazi dutsinda mu izamu rimwe nta mpamvu yakabaye ihari yo kugira ngo bimere nkaho message yawe igomba kurwana niya ntuzi karwana niya ntuza siko bikora hari byishiro byo kwiga muzasome iki gitabo gifite page 44 kigura amadolari 20 ariko mwebwe abanyarwanda ko ndabazi byanyu nzabakora ka discount ngeze ku madolari 10 umuntu mbona bitarimo neza muhera amadolari 5 donc discount irashoboka kubera yuko printing nabonye byarazamutse so God blesses the church no Jesus blessed the church not an individual muri abantu 10,000 uzakuramo abantu 300 bose ubaganirize speak to them babantu 300 uzakuramo abantu 70 nurangiza abo ngabo bo ubasure donc nimba ushaka kugira factory sura factory 70 mfite mushiki wanjye ntago mwamumenya ariko yamamarizwa na Kimomo ntago murabimenya nabyo ariko numuherwe mushiki wanjye nkurikira ndabizi reka jumenya ko n'umwana wo kwivuga ariko byose ubizi ndabyibutse ariko ikintu nzi headquarters ari baba akwereka ifoto ariyo akwereka headquarters ya Twitter ariyo ya Facebook ariyo hose agerayo kuko ibintu akora bijyanye na business ya online rero hari amahame Bibiliya yigisha hari n'ukuntu yigisha hari n'uburyo ugomba kuyamenya no kuyagera gute sibyo tugarutse rero kuri by'abashumba narimbizanye mvuga ngo Jesus bless the church njya mu gitabo ndagarutse abantu bagombye kumenya ADPR yishyura abashumba aba pastor bayo cyangwa abakozi bayo muri rusange angahe mu kwezi yinjije angahe yego icyo gihe bakamenya ngo harya iyi nsengero bazifunze hagacamo amezi umwaka zifunze cyangwa se amezi 6 zifunze ikishyura nkaho zitafunze ese babashe kumenya zifunze amatura yamanutse bingana iki byose biri mu mibare byose biri muki mu mibare buriya kuri page ibanza y'iki gitabo nanditse navuga ngo buri societe yose igirwa na component 3
iyo zose zidakora neza n'ubundi iragwa byanga bikunda. Yego. Component ya mbere ni operation, Operation. donc idevelopa produit, abenjeniyeri muri Apple bakora produit. Yego. Noneho component ya kabiri ni marketing, Marketing. isaka isoko rya zaza produit. Ariko component ya gatatu kandi ikomeye cyane, finance. Were wako rero buri ADPR ishaka kuza ngo dufite ababwiriza butumwa ngo biri nango simango hino kitashaya. Iyo ni marketing mwana, cyose ni produit, iyo ni produit. Iyo ni production, Iyo ni production kabisa. Handa bizi ko product turayifite. Ariko hakenewe n'indi departement. Wenda tuvuga ababwiriza bamwe aba departement ya noza ya marketing. Yego. Ni nayo tugira mu Rwanda cyane. Buriya kubwiriza ni marketing, abigisha nibo produit. Yego. Tugira rero marketing gusa nta produit. Kugira ngo uzabone abaoperateri. Abaoperateri ni ikibazo gikomeye cyane. Biragoye. No mu bwami bwa Kristo kugira ngo ubone abaoperateri. Dufite abantu bamamaza nyine abantu bakaza ari benshi. Abamarikateri. Ariko ko baje ari benshi nako bagenda ari benshi. Kuko ufite abantu babahamagara azabazana marketing. Dufite n'abasigaye badushyushya ngo vayi twari igitangaza cyawe giterane kikarangira nta n'umuntu ukizi curane. Shobora mwese kora ibi bizakwegera byo no kwizeza abantu ikiza ntibakibona. Noneho hari iriya ya finance, iki gice cya finance, kuko finance ni finance yo marketing. Jack Ma yamerutse kubona ka video karansetsa ngo yari afite miliyoni 5 z'idolari ngo ariyongoza ngo hayaringa abantu ngo babahanga ku isi ngo babajeni ngo avanye za Wall Street mu masosiyete akomeye. Ngo arangije ngo abwiye umuntu warushinzwe marketing ngo nakore plan yo kwamamaza, amukora plan ya miliyoni 30 z'amadolari kandi afite 5. Arangije amubwira ati ariko mfite miliyoni 5 zonyine. Undi ati ngerera hano hose nakoze sinigeze nkora plan ya marketing iri muri miliyoni 20 z'idolari. Tudona kore Coca-Cola plan ya marketing ati muri 2013 2009 ati yari ifite miliyoni 20 atuari niyo mperutse gukora miliyoni 300 zo kwamamaza. Undi ati none se ko mfite 5. Nibwo Jack Ma yibutse ko aba bakozi batari ku rwego rwe akeneye gufata grade 2 or grade 3 or grade 4. Ngarutse ku kibi nari mbivuze, finance za ADPR zirababwira ngo nimukomeza kwishyura pastor bose nka insenge zose zifunguye ntimuzarenza imyaka 3 mutaraba bankrupt. Finance zikabibwira gutyo. Ariko kabandi babibere muri marketing na production bati umva atahubwo murekura amafaranga dukora biterana tibiri nango sima ati ndumva nuzuye ati ndumva nuzuye ariko nubwo wuzuye side y'amafaranga ntago yo yuzuye ntago ikwemerera. Ahangara tubijyane gutyo. Tubanze twemere yuko tubabikubwiye ikiganiro wenda yumva ko ndi bubi vuga ko batari bakwiye kubikora na mwana yabyari bikwiye gukorwa. Giko nuko mba urambwa nkuvuganire ahubwo nkavuganira uwo waruje kurega, kubera yuko ngewe ndashyira mu gaciro nk'umukozi w'Imana, nk'umushumba, nk'umuhanga, nk'umutekereza w'ibintu binini. Ntago ndi bushyikira ikintu wowe uzanye gutyo kidatekerejwe gihanga. Noneho ndamubwira ikintu cya mbere ahubwo musenga Imana, kuko bamwe mu bahagaritswe muri chômage technique imyanya izatwarwa n'abagore. Icyume mukitegura bivuze ngo chômage yanyu izaba technique isoreze muri technology, isoreze nyine muri giteka ryose muragiye. Icyo nacyo muzacyakire no gutangira ari technique kwa forever, bikaba turangira ari forever cya technology. Ariko mu cyakire ntacyo gitwaye. Mutangire kumva ngo Imana nibishima nimba narakoze neza nk'uwo devota tuvuga. Yego. Mu bari gukekeranya ko nge bampagarika cyase nimba ahubwo nyine natekerezwa mu bazavanwa ku rwego ndiho nkajya ku rundi. Yego. Ariko apotre abantu babe clear niko nisi nubatse. Niko ibintu byubatse. Salomo yabyanditse neza avuga ngo habaye igihe cyo kucara ku ntebe ukajya uzengurutsa. Rero ADPR abakozi Imana baho bakiraga ikintu cya forever ko nyine ugiye muri mari forever. Mwakira ikintu kimeze nk'igisirikare cy'umwuga cyo mu Rwanda. Cyakavuga icyo muri Amerika. Hari umuntu ujya mu gisirikare ari umwana akenda mu general ndibo bakeye. Yego. Abenshi amara imyaka 3 akavamo, 5 akavamo, 7 akavamo. Yego. Ntago bari ihame ry'uko umuntu ujye mu gisirikare ari forever. Ni icyumwuga kontra n'imyaka 5 no mu Rwanda ni imyaka 5. 5 irangiye kontra yari igihe bayisubiramo ntibayisubiremo. Yego. None uwo mwasa munafite kontra indeterminate. Bajye bayitana ahubwo. Aba bakubita 5 nk'iyo muri ADF, mwaze muri abasirikare ba Yesu. Turabasirikare ba Yesu bo mu rwego kontra y'imyaka 5.
noneho yandi 5 rata niba utubona utakibwiriza ijambo ngo abantu bafashwe kontra bayihundi bahite habwo hazaba hari undi mukinnyi uri hazaba hari undi muntu ugomba kurya indi 5 ariko se wowe watangiye ubwiriza watangije iby'umwuka usoresheje iby'umubiri ariko tugomba nko kukwihangana tukakugumana urabizi ko na ADPR na Zangirikari zigeze bikora amadini manini yose ukore ikigafe hano nanjye vuga inda nibyo wenda muri Gatolika babona waraburije hano cyafitanye ibibazo n'abaha bagahita kujyana ku yindi mu wundi mudugudu bakakuzengurutsa bakagukatisha nimba wakoze nabi nta mpamvu yo gukatisha itanira rangiye genda nkuko ari byatuma wenda ugena n'itani tarangiye ariko byibuze mu gihe ari umusaruro muke barakwihangana 5 ariko niba reka nkwereke bagwaye ubushumba usenga none usigaye umara umwaka wose utanavuze dawe uri mu ijuru wavuga abantu bagasinzira wavuga ijambo ntibaryumve mu buyobozi uratikura nuyobora neza administration biri kwanga amaturo ntaboneka mu magambo makeya ibintu byawe byose ni nabi kuki ushaka ko ADPR igomba kugumana by'itegeko ikugumana by'itegeko kuko ko habaye ikisi va mu nzira ayobora abandi none iki kintu cya forever mwishyizemo nicyo kibica mu mutwe mwakire yuko bishobora kubaho ko washumba imyaka 5 muri ADPR no mu bazungu njya mbibona umuntu akaba mushumba imyaka 10 nyuma y'iyo myaka 10 kontra nibongeye kwimwa cyane bakavuga ati nta kontra nshaka gategera mu consulta akazavuga ati ngiye buriya ati muri CV yanjye ati hari imyaka 10 namaze ndi umushumba muri Presbyterienne cyangwa se muri Baptiste cyangwa se muri ati muri yintuza bakavuga contract yarangira bakareba umusaruro utanga babona umusaruro utawishimiye bagahundi contract rero ibintu byayo bya forever yabagiyemo yaragiye yica handi hantu so mu byukuri icyo kintu ni ikintu nge namubwiye ndavuga ni mukene ku actualiza iyo myumvire yanabafasha rwose kandi yafashe itorero ko rigumana abantu beza rigumana abantu bari sharp bari mone ikindi ugahora uri update kugira ngo utaba outdated cyangwa se rejected cyangwa se system itakurekura cyangwa se itakujugunya nk'umuntu w'inaribonye ushobora kuba wahamagara abantu kabaganiza ariko tugira amahirwe wenda turi hano kuba konseye aba bantu cyo ni kimwe bashobora kuba nyine bari mu nzira ya abari mu nzira yo kugenda ahubwo wenda icyo bakora ADPR ni yigire kuri leta nkuko mwashyizemo abadamu kandi ntekereza yuko inspiration wenda hari n'ukuntu yaba barabenspiye muri babandi 10,000 ntago muze Paulo we ni Imana yabavugishije ariko nanone bya 10,000 birimo leta bituma mureba wa mungana abagore barashoboye bituma nyine mu atranquer muri bata abagore barashoboye hari uburyo bumwe cyangwa ubundi babaye mwagize inspiration murebeye uburyo bikora hariye noneho rero kimwe mu bintu tugomba kureba gikorwa muri leta ariko reka mvuge muri branche y'igisirikare ntabwo muri leta mu bayobozi basanzwe aba civili mu gisirikare RDF igira reserve force ikagira n'umuyobozi wa reserve kandi umuyobozi wa reserve ajya kuri Ropepa ADPR ni mushireho reserve yanyu n'umuyobozi wayo abe ari muri nyobozi cyangwa se ahandi hantu hafata ibyemezo ariko ari uyo muyobozi wa reserve anavuganira aba reserve kabiri reserve igiye gutyo ukabona amasoko yo mu y'ubwubatsi bari kuyatabagura kabisa ni mu mihanda iyo reserve yanyu abo bashumba ni bavuga bati ibintu byose ADPR ifuruniswa guhera ku ikaramu urupapuro dukizeho ikigo kizajya kibiha ADPR muzajye mubaha priority akoryo bang priority ya dame mu gukina dame iyo societe baramutse bakoza agasociete gakora ibi nibi nk'urugero tuvuge nahita mbigira igitekerezo cyihuse bazakora societe ikora amasuit ku buryo badashobora no kuvuga gatuti muri ADPR ko waje kugira utambaye suit yari zavu limited Dove reserve sinzi ko bazayita twashaka ukuntu tuyite cyangwa Dove fashion ni what ADPR fashion ikaba ari societe yigenga ariko nanone iyo societe nubwo yigenga ariko isoko rinini yaba no muri makompasiyo ari ijambo nshaka kuvuga nkaryibagirwa nimba ari ibintu bipsychologique ari societe bajya bavuga ikora muri za banki mu Rwanda rya tabayita Tristar
something like mpamvu abantu batinya no kuyivuga nuko bumva ari mwenyewe bituranye na ba mwenyewe ariko ntabwo tuba turi kuvuga nabi none mukabe mu bwoba like irancitse ni Tristar ni like venture what ni jambo rifitanye jambo abanza ntuza ventures Crystal venture tajya n'umuntu ugira ngo nabivuze nk'uri kubitsinda ntabwo tuba mu gihugu cy'ubwoba kandi cya kabiri si bibi kuba tuyifite ni byiza yego se muri banki ntiri gukorayo so wanyu ari kujyayo bakizuka ibyo by'amatiko so niko ibihugu byubakwa kandi byubatswe neza ariko iyo sosiyete ikaba ifite ibibaragabaraga nk'ibya Crystal venture mu gihugu none yo muri ADPR noneho noneho ku buryo ushobora no gusanga iyo sosiyete y'abo bashumba wenda ukumva ngo yabonye isoko ryo gufurunisa muri Zimbabwe wenda imbuto z'amatunda n'urugero none ugasanga ba bantu ubwo basohotse muri ADPR ariko ADPR bakorera ubuvugizi bakabona ibintu by'ibisoko n'ibintu byo gucapa amabibiriya bakaba banakora n'icapiro mu Rwanda n'urugero none amacapiro yose muri Bible Society akajya yicira aho ngaho urabona n'abadamu bakaba bafite ahantu bajya guhahira ADPR nini nk'igihugu ariko ntago igira ibitekerezo binini nk'iby'igihugu igihugu kigiye kurekura abasirikare kirabarekura ariko abenshi bakagenda basigara muri bya bizavu Crystal venture this horizon haleluya nivuga ujye uvuga haleluya kuko ni ibintu byiza none sibaza abatizige bose bagiye asohoka none reba umuntu asohotse yarize imyitozo ya komando yakora hano gapfa ukamushyira mu bushomeri azahakora umuntu amanuke gutya leta atwara telefone udasigara yakebanye waramutoje yes none si umuntu umusohora kandi ashobora kubwira ati wiyoze betira agahita atwara miliyoni 3 ejo uzahasigara bari kubafunga so ADPR ikeneye ibyo bitekerezo binini sinzi nimba bafite uwabibaha ariko nicyo mbere yo kugira ngo duhamagare tubagira inama reka urumva natwe n'ikimana tugabiye ubwenge cyangwa se nabo ubwabo bihe intego yo kuvuga ngo tugiye gushaka ibitekerezo nk'ibyo abantu turekuye bajyahe ese ubundi dusigara turi kuba uko akenshi nabo barekuye dusigara badufite access yo kuba barya kubera twe ingana iki wari umuntu RDF yarekuye ari kuvuga ati ni ukuri ahubwo ni gusenga ngo babe batambwira ngo barayinsubizamo kuko n'ubundi ndi kurya biturutse kuri mwenyewe kuri systeme kandi ayo ndya niyo mesha ahubwo njye unanzaniye abasirikare 300 n'abayikiraka kuko mfite societe wenda ya security mfite ibi nibi ariko ugasanga still kuba ari connected na systeme cyangwa se yarakoze muri systeme nibyo bimuha legitimacy yo kuba akora ibyo akora ariko ADPR barekara kayitijugunya bamwe bakajya kugerageza gufungura utwabo byakwanga niba abandi bagaruka hano ugasanga amabuye ari guterwa hirya no hino bakwiye bamwe so nuwango ADPR igabanye kwitwara nk'idini itware nk'ubwami stop behaving like a religion behave like a kingdom or empire noneho ibintu bizagenda neza iyo wabitangiye n'Imana ihita ikurekura n'ihishurirwa ryihuse ikurekura n'ihishurirwa ryihuse ni byinshi aposo ndumva dusati umusozo bura abwirwa besha kumva beneyo kandi abantu bari kubirwanya ngo byikorwa kuko ni ahubwo ni bikorwe binyuze mu nzira ikindi mbere yo kuvuga ngo donc umuntu wafashije ADPR kubona umuyobozi yifashe kubona a good manager of an institution institution quelconque kabisa twiga muri Kistar ukuntu hari umwarimu wacu yandikaga note mu cyongereza kazisoma mu gifaransa kazisobanura mu kinyarwanda twigishaga manzari bridge biraro cyangwa twigishaga ibintu by'imihanda ahubwo noneho ikibazo twiganaga n'abanglofone pire noneho ngiye nkigira ku cyuma aho ngarukiye nzi ko babivuyemo ibyo bavugaga nkasanga cyabisobanura noneho umuntu ngatera urutoki abaravuze ngirega mwari ngibintu byose dusobanuye ngo nago twabyumvishe ati nk'urugero akantu k'ikubitiro watangiriyeho ati ihangane mbaze mu kinyarwanda akantu k'ikubitiro watangiriyeho ati nakaruvuga ngo kerikonge ati kerikonge bivuga iki nibaza uyu muntu utasobanukiye kerikonge ubu isomo ryose yaryumvise kuko urumva yaravuga ngo prenons une section quelconque none mukajya kongera ati nanone supposo que une personne quelconque
viens un camion quelconque none akakunze ngo ndakoresha ijambo quelconque za kibu usko bageze ariko mwarimu akamwita quelconque hari kibu psychologique umuntu aba afite abati bageze bamwita quelconque ati mwarimu dufite n'indi ati ni quelconque none ariko quelconque kwisobanura natwe baratubwiye ngo aba francophone musobanure quelconque natwe biratugora quelconque ni iki nawe gukubiza quelconque ni iki ikintu runaka rero reka tuvuge ngo ni byinshi ariko nanone dukeneye kubisobanukirwa muri ubwo buryo hakenewe imitekerereze y'ubwami niyo ya mbere ikenewe yaba mu bayobozi nandi kuvuga yuko nyine babahaye umuyobozi quelconque cyangwa se manager wa institution quelconque ariko buriya rero hari ibintu bitatu reka bivuge muri ubu buryo don't expect much of a leadership in a manager. Yes, nicyo nashaka kuvuga nayo kuko byanze kuko nimba umuntu ari manager mwiza nyine ari manager mwiza ntago ari umurida mwiza ntago ari cyo mvuze wewe ibyo niwo bizanye nari mvuze gusa yuko kandi ADP institution nini nyine nanone yihaye mu manager mubi nanone bya bindi bibazo ukeneye reforme noneho so urumva ni ibintu binini cyane ni ibintu bikomeye juste urumva nibyo nagiye kuvuga abakeneye uburyo bagira bubaka ibintu bitatu bikomeye management kuri iyo ngingo hari byinshi ariko nanone nta mwana uvuka ngo yuzura ingobyi ADPR ku bijyanye n'ubuyobozi na structure ni nk'umwana uvuka arabitikisa nk'imaze imyaka 80 ariko ku bya structure ni nka byandi Paul yabwiye abakora ati mwakabaye muri abo kujya kwigisha abandi muri abo guhabwa ibyo kurya bikomeye ariko muri abo kuramizwa amata ku bijyanye na structure na leadership n'uby'ubuyobozi ntago ari abantu banini cyane suko nanone na structure batayifite ariko nanone ni institution nini ku buryo structure yari ikeneye structure iri robiste nanone kurenza nk'urugero nimba ADPR dafite amashuri ushobora kwinjira mu ufite imyaka 8 12 ngo ayo mashuri yazajya avamo abayobora ADPR nimba ADPR ku rwego rwa regita ashobora kuyoborwa n'umuntu ufite doctora nimba ku rwego rw'ubuvugizi ku gihugu iyoborwa abantu basigaye bayisimburanwa muri no minsi bose ngo bize kuri Erika abesh ugasanga bari muri Jehova Jire ni bari reba abantu bayoborwa na Jehova Jire ukuyireba neza ngo natekereza ubwo nyine mbabikoze bajya kubanza reba korale do Kigali ari isigaye itanga abantu bayobora Katolika mu Rwanda ngo ariko barize ntacyo ariko reba korale do Kigali isigaye ari itanga distribuwa abantu aba priest none ukavanamo na cardinal kabo ariko no Kambanda yarize agira doctora ya mbere abapadiri usanga afite doctora 2 doctora na masters 3 kandi utarigeze umubura waramubonaga n'ubundi ari mu kazi aho ngaho so ntago rero yagira igihe cyo kuzamura structure robust itajegajega reba bashobora kubikora kugera kuri rwa rwego ufite imyaka 25 niyo mitera yazuko utazigera ujya mu buyobozi bwa ADPR ngurenge umudugudu kugati wenda wajyamo icyo gihe ukazagera ku rwego rw'umudugudu atari ko paruwasi yo ntibyakunda ati kuko birananditse mu bitabo by'ibanga iyo hirya ko umuntu uyobora ku rwego rwa paruwasi rwa regio agomba kuba yarinjiye mu ishuri afite imyaka 12 kabiri bakanashyiraho muri Katolika bare banashyiraho ngo kuba kugira ngo uzajye ku rwego rwa musenyeri kuba ibisekuru byawe bitatu byose ari bigatolika nimba arimo bagiye muri ADPR toka ibisekuru kuba n'umuryango nyine ari reka nsoreze kuri akantu yego Christianity started in Israel as a relationship when it went to Rome it became a religion donc ubukristo bwatangiye muri Israel ari isano byubatse mu buryo bw'isano usabane relationship no bigeze mu Baroma babigira idini a religion noneho bigeze muri West mu Bwongereza prepress mu Bwongereza no muri Amerika bihinduka business cyase babyubaka nka model business it became a business noneho bije muri Afrika it became spiritual riko makata shotekeri yamanda zere bonefa enima ikibazo gisigaye ni Imana yo ni nziza make it a relationship a religion
a business and spiritual at the same time, uyu muntu ni we ukenewe muri iki kinyejana tugezemo. Exactly. Kuko nanone nubura touch ya business urashiduka isi yagusize, urashiduka nyine finance yawe nta kintu urashiduka bana bwatari ko nta bikorwa bifasha leta mu iterambere ufite. Nutekereza gutyo uzashiduka amafaranga niyo aspect hari gihe bikenewe on a certain level. Mu by'ukuri rero tutarasoza mvuza ko kantu nibutsa ejo bundi His Excellency ari kumwe na press conference, hari akantu yikijeho ku sengero avuga ko nubwo uvuze ngo tukiri muri ibi bintu iki gitabo nemereye mpaye offer abashumba bose mu Rwanda babishaka, muntu miremba akorere semina mu matorero yanyu, amaturo azamuke, nzitegera kuza, nitegere kugaruka, nigurira ibiryo, ni inkunga mbahaye. Yego. As an apostle. Kibazo nagiye kubaza reka nyisubiremo. Nabonye His Excellency ari muri press conference. Donc amatura azazamuka ariko n'abakristo batera imbere kubera ko harimo inyigisho zifatika. Zitari byandi byo kurerura hejuru usimbagurika. Zikwigisha hame kurindi byo kujya mutera imbere. Kuko no, the Bible has a formula for being prosperous and a formula to be poor. Ntago Imana ari ingome kurya rwa ngo mbashyireho inzira igana mu bugingo nigana mu kurimbuka ngo nigera ku mafaranga ivuge ngo na amahirwe. Oya bifite amahame, bifite formula ushobora kutayubahiriza uyizi, nkuko ushobora no kubahiriza y'ubukene utazi kariyo kubahiriza, ariko umuntu wese ukeneye yabihisemo. Poverty is a choice. Umuntu wese ukize nawe aba yarabihisemo kandi yarabiharaniye. It demands sacrifice. Warugiye kumbaza ngo His Excellency yavuze mu donc muri press conference bamubaje ku kintu cy'amadini, akomoza avuga ko donc waruvuze akantu ukuntu muri Israel byatangiye ari ubusabane bw'umuryango, donc relationship, bigeze mu Rome babigira religion, bigeze mu Bwongereza biba business, none mu kuza muri Afrika biba spiritual. Ku bantu batazi religion kwitandukanya n'ubwami, ubwo byatangiye ari relationship, hakurikiraho ko bihinduka imihango. Byatangiye ari ubusabane bigeze mu Baroma bihinduka imihango, bigeze mu Bwongereza bigira ubucuruzi, bigeze muri Afrika tubigira tubigira ibinyamwuka, byose aba ari umwuka. Byose bari umwuka. Yahakeneye amafaranga turavuga ngo God is able, wari ikintu Imana yakora, tukabyose tukabishyira mu mwuka spiritual. Ariko His Excellency asa nk'uwa iyo urugo rugiye gutandukana nkaho wabahaye counseling yo kugira barwubake neza, uhita wabwira ngo dusenge, ariko ntago byose abere spiritual. So bishobora kuba bikeneye touch iri psychological, bishobora kuba bikeneye touche y'ubwenge, y'ubujyanama cyangwa financial. Kuko Paulo yajyaga abwira Timoteyo ngo nuhugura abakecuru bahugure nk'uhugura nyoko. Mvango ntabwo yambwiye ngo nubasengera ngo bahanurire. Hari igihe byageraga kibicaza akamuhugura akamubwira ati do this, kukubwira nk'umwana n'umubyeyi, ndaguhugura kuko ndabona ibintu ukora atari ko bikorwa. Yego. Ngo His Excellency yavuze ngo donc asa nk'uwa declare avuga ati ibintu by'amadini nabyo hazamo n'ubujiji cyangwa se n'iki byose kubona abantu babitwara nk'icyuka kiranga nk'uko wari ubivuze. Ku mboni zawe nawe ni kubibona ko abantu benshi batwara ibintu by'iyobokamana nk'icyuka. Ikibazo kiba kimeze gutyo ubu ntibazakubeshye, kiba kigoranye. First of all ni president wabivuze. Kabiri injyana yo mu Rwanda, reka mbyite injyana ariko na constitution navuga ngo tujye twigana umuco. Nta uvuguruza se umubyara, sinavuguruza buri akabarira. Niyo bavuze ikintu ntemera buri ukimbajeho buri waranje kubyica. Iyo uvuze ngo kabarira yavuze gutya, uwaranje kubyica. Ahubwo inambwe ngo undi muntu yavuze gutya, cyangwa umuntu yavuze gutya. Ariko waranje kuba kari kabarira cyangwa president. Donc the head of the state and my father. Nta ngomba kuvuguruza. Cyo ni cyambere. Ikindazweho nk'umuyobozi w'umuhanga ureberera abaturage, umuturage ku isonga akareba neza y'abaturage. Ariko nanone hari imvugo ivuga ngo biragoye iyo umupastor ashaka kubwira uzatora cyangwa se umunyapolitiki ari kukubwira ukugomba gusenga. Biba bigoranye, biba bikompuritse pe, biba bivunanye. Donc byagora rero iyo ubajije intumwa ukayibaza ibyo umunyapolitiki yavuze,
igisubizo kiraho. Urakoze, urafashijwe. Urumva yuko biba bigoye, gusa byose arabikorera ineza abanyarwanda. Ikindi natwe ibyo ibigoramye tubigorore, yego, aho kugira ngo bavuge ibigoramye imihorera kare, ahubwo ibigoramye tubigorore. Ku rundi ruhande ntiwe expecting muri president ko yasobanukirwa iby'umuhamagaro 100%, yego. Nanone waba umugoye, kandi ikindi w'icyo ashaka nuko ibyo byitwa amatorero bidatera ikibazo mu baturage aho kuba igisubizo mu baturage. Ufatishe kuri icyo kiri general, ukareka kujya muri technicality y'ibyo yavuze nuko yabivuze, nibwo bigufasha neza. Otherwise ejo twazahora n'umuntu wango sindi buture ngo president yavuze gutya. Icyo gihe ni nkuko wavuga ngo sindi busore pastor yavuze gutya. Hari ibintu ugomba kureka muri box yabyo. Ibintu by'umwuka na Bibiliya yagiye bibaza Apostle Mutabazi, n'abandi ba apostle, n'abandi ba bishop, n'abandi ba pastor bahamagawe basizwe. None n'umunyapolitike nabivugaho ugira ubwenge bw'uburyo uri bubidigere. Yego, see that? Uri umuntu wize, uri umuntu umusirimu, kandi president ari kuvuga, ari kubwira igihugu cyose n'abandi bo mu cyaro hasi uriya wenda batwara igitoki bamugira ngo rize bekira icyo gitoki kiza. Urumva we ijambo ari bukore atari bunavuge isaha yose nkuko nyandi kubivuga, aravuga gusa muri slide imwe gusa nawe ntago ari bujye kuvuga ngo ariko kuri ibi gutya, ariko kuri ibi gutya, ariko kuri we yavugiye muri rusange. Yahise avuga ati reka ibyo tubyihorere bitanateza polemique. So nukuvuga ngo rero ntago iyo umbwiye gusesengura ikintu nk'icyo nyine nkwereka uburyo ugomba kukitwaraho, si nkigusesengurire wowe ukaza kugisengurira mu mutwe wawe, kuko ubundi nomari ntago byemeye gusesengura umukuru w'igihugu mu Rwanda. Igihe bizabyemeye muzambimbaze nzabibabwira ko not now, kuko nta agahugu umuca kandi wako. Yego, the constitution itwemerera itubwira ko ibintu byose dukora tubiva mu muco, kana kuye ko the head of the state ntabwo yajyaga avuguruzwa mu muco w'u Rwanda. So byaba byiza rero yuko uvuguruza minister ntacyo bitwaye, vuguruza uriya wundi, ariko kuri president ugenze gake byagufasha, byaba byiza natwe byadufasha. Witujagaraza ibibazo twifitiye nibyo byinshi, ibikemuka nibyo byinshi, yego, kuruta ko uko kutujagaraza kwawe wenda wasanga kugize icyo kudufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Wenda ubwo ibyo ndi kubivuga nari ndi gutekereza ko numvanye Robert Mugabe hari umuntu wese anyereza ikiganiro ambwira ati aba nibo tuba dushaka, wo muri diaspora muri Finland, ati aba nibo tuba dushaka kumva ati biriya byawe wapi. Ndamubwira nti nimba ari abamushaka kumva babona bayoboye igihugu, ibi bitekerezo birahari, ndabyumvishe, ariko bishobora kuba hari parametre cyangwa se aspect za equation cyangwa se inkoni 13 mu kibazo cy'u Rwanda, akaba consider inkoni 3 zonyine. Kabiri biri too idealistic to be applicable in USA, maybe in South Africa, or Tanzania, maybe in Kenya. Uko Kenyerega buri bafite ubwoko butanu bunini, ubuteranyije nta nubwo bumekinga 35%. Bivuze ngo kugira ngo utsinde amatora n'iyishyaka ryawe waryubakira ku Bukarenjini cyangwa se karyubakira ku Ruwo cyangwa Uburuya cyangwa se Kikuyu, ugomba kwihuza n'izindi bloke z'amashyaka 3 cyangwa 4 kugira ngo utsinde. Hano umuntu ashobora kubakira ku gice cy'umubiri kinini kurenza ngo ngarusha abandi ngo kuba kinini, kwari ukuntu ngo gutwi ko ari kunini cyane, akabyubakiraho abantu bakamara nejo bapfa amatwi manini n'ibindi nk'ibyo. So ari gere realite y'igihugu none n'amateka twaciyemo n'ibindi nk'ibyo. Kuki kintu ari nkivuzeho nkikomojeho. Njewe nubaha realite y'u Rwanda. Kabiri ibyo wakita ubwenge n'ubuhanga muri realite y'u Rwanda, iyo utari muri system indani, hari igihe usanga ari byo buswa cyangwa se ari cyo kintu cyabomora ibintu kikabyangiza kikabishwanyuza kikabishyira hasi. Iyo ndaho madi kubwira abantu ngo maze rero ababonye yuko Habyarimana Juvenali hari ari BM nawe nyuma yo guturuka kumva inama za Mitera mu Bufaransa, akaza agakoranga inkundura y'amashyaka menshi, nimba kuva muri 1991 kugera 94 ibyabaye waronaga ari byiza. Hari igihe ibitekerezo byawe wita byiza, icyo byaduha gusa ari ukujya muri eta nkiriye, muri ecosystem cyangwa se muri uzikoze hakuriya. So rero nge rimwe na rimwe
niyo ntanga igitekerezo nk'iki ntabwo mbavuga ngo ni igitekerezo kiri final ko ntabwo mba muri system buri hari ya quelque vérité que j'ignore hari ibintu binemwe na bimwe ntazi namenya ngezeyo bya nama gutumira tuzabimenyeshwa uhageze ni nkuko nabira bya DPR tuba tuvuga bagwaye kuyobora hari leta wakumva zikagusambura ubwonko ukavuga ati kubera iki ntabwo uri kubyumva utaragira ku buyobozi bwayo basanga n'ubuyobozi bwa paruwasi utarajya mu nama yabwo ngo wumve ibihabera haba hari ibibazo bingana iki ubunini bungana iki amafaranga uburyo amafaranga yinjira n'ibibazo itorero rero rifite muri rusange uburyo ujera institution ingana gutyo so rimwe na rimwe tugomba gusigamo iyo ako kantu ko kuvuga ngo we don't know it until we get there. Yes. So if we never been there we don't understand it. Ariko ku rundi ruhande wenda buriya abantu ku rundi ruhande uriya mugabo n'umuhanga wavugaga bati mugabo n'umuhanga so rero iyo umuntu avuga buriya nge nahuye n'abantu b'abatasi igihe kirekire ku buryo iyo mpuye n'umuntu nkamenya ko ari kuvuga gitasi nitondera imvugo ze ntago muzihubukira kuko ugomba kubanza ukamenya ari kuvuga agamije iki kuki akuhayira urugero kuki asetse kuki everything kuki so kuko ibyo byose bifite impamvu bishobora kuba bifite impamvu wowe utazi kumva amagambo ariko afite ikindi agendereye ikindi agamije afite ubundi buryo yubatswe kandi bw'ubuhanga so mostly rero ntabwo nyankunda ko yatindamo cyane yego iyo yagezemo ndatuza kuki nari nyakomeje no kugira ngo bitangumamo gutyo ntazanabigira ikiganiro ubwabyo kuko ubwabyo n'ubwiro rero iyo umuntu akubwiye ko ari gusobanura ubwira akavuga ubundi bwiro ikiba cyiza uravuga ngo ugese ubwiyo ubwino ni buriya cyase wowe ugese ubwiyi kuko ubwahariya bwo buba butarera so ndumva twasoreza aho ngaho ibintu ni neza ibintu ni byiza u Rwanda ni rwiza ibintu biraryoshye mukomeze gusenga musaba ibyiza mukomeze gusenga Imana umuriro uri gutwika California utazaza no mu migina ibintu bigende neza kandi ibyo tuzabikora ikiganiro cyabyo yego mwakoze kubana natwe reka tubabwire ngo ibiganiro byacu byo nakaga